Hello bakiriya bacu mudahwema kudukurikira ariko muraho uyu munsi muri tayari mbereke pura hano Kicukiro mu Kagarama mbereke inzu ifite pura ifite design idasanzwe. Ndabizi muhora muri tayari ni muzi duhereye hano hanze dufite gate ndende cyane imeze neza cyane ariko mbabarire tuze kubana nkwereka iyi nzu neza kubera ko mvuye kwitemberamo ndebye ukuntu iyi nzu yubatse. Iyi nzu iratandukanye nushaka ubyemere cyakora unkundire urebe ino video uze kuma komanteri umbwire nawe ibyo urimo kubonesha amaso yawe. Urabona ko ari inzu nziza cyane. Uyu munsi ndihe rero ndi Kicukiro mu Kagarama ku Muyange muri ya quartier nshyashya aho barimo kubaka amazu adasanzwe ariko mu bubatsi nabo habamo abatandukanye n'ingeri zose. Ngwino nkwereke ino design idasanzwe. Ubu bwiza bwubona hano inyuma ukubona zino design zimeze mimbere ho iri perfect, biratandukanye cyane ho birarenze birengeje urugero. Cyakora uyu muntu mubonye namukora mu ntoki kuko ni umuntu w'umuhanga cyane. Iyi nzu rero irimo iragurishwa, ifite ibyumba bigera muri 4 ikagira amatoilette 3. Urabona ko ari inzu ifinyoye hano inyuma, yewe amadesign namwe murimo murabibona kuri kamera zanyu. Ikindi kintu ino nzifite ndebera nawe ino korotiri gizengurutswe n'amadesign meza cyane kandi agiye ariho amatara. Urabona ko ari ibintu bidasanzwe kandi irakomeye, ni urutare kuri ba bantu bakunda inzu zikomeye. Iyi ngiyi yo rwose ndishuwa yuko itakagucitse. Urabona ko ari inzu iri presentable ahantu hose. Imbere ho noneho mana yanjye ndumva hano ntari buze no kwatinda kubera ukuntu imbere nabonye ari heza. Ngiye kwihuta cyane ndebe ukuntu nahita ninjiramo imbere hanyuma mpite mbereka uko hameze. Duhereye hano hanze rero hari parking y'imodoka zigera muri 3 ziparitse neza z'amajipe zitabyigana. Ibyo namwe amaso arimo arabaha, urabona ko ari ahantu hameze neza. Ikindi kintu ino nzu ifite kidasanzwe, iyi nzu cyangwa se cyiza abantu bose bakunda, yubatse hejuru y'umuhanda. Nta hantu amazi azagutera uvuga ngo wenda ngo bimeze bite ibikini biryoya. Iyi nzu ifite ikibanza cyiza kiri hejuru y'umuhanda, ifite kandi n'amanex meza cyane ameze neza cyane. Hano rero twihuse mwabibonye ko inzu yacu igiye izengurutswe na design nziza cyane kuri korotire zayo. Bifite hano navuga ko ari nk'agaterasi ariko kari hejuru rwose, ubona kazamutse aho ushobora gutera udutebe ukaba urelaxinga umeze neza cyane. Twakomeje twihuse dufite, reka duhita tuzamukana hano muri izi stairs, muri izi escalier duhita tujya kuri ya podium. Ariko please ndebera n'irino karo zooming ubereke rino karo, rebe zino santimetero ziri kuri aya makaro yubatse ino nzu yacu. Urabona ko ari inzu rwose idasanzwe. Hejuru ni umweru derideri, amarangi wayabonye. Cyakora byibura niba udashaka no kugura inzu, basi ujye ureba zino video kugira ngo ujye ukopera amapura niba ugiye no kubaka, wubake inzu nziza ishimishije imeze neza cyane. Hano rero ni hagari sindi bwirirwe mpatinda, ariko duhindukiye ndebera ya parikingi noneho ukuntu ingana. Urabona imodoka ishobora kwinjira ikaza igaparika hano, izindi ebyiri zigaparika kuri iriya side. Twakomeje rero hano tuhafite urugi rwiza cyane. Urabona ko ari urugi slidinga. Cyakora ikintu nakundiye uno muntu cya danje, uyu muntu azi gukora retushe pe, niyanze iteye irangiye ku buryo nta defo n'imwe wabonamo. Ubwo rero munyemerere twinjirane muri iyi nzu yacu. Ariko ndebera ino salo niyo ntavuga, niyo ntakirwa mvuga ibintu byinshi. Za design utangiye kuzibona hanze, nahakweretse design nziza cyane urahakunda. Ariko noneho ndebera ino salo wow, urabona ukuntu imeze. Ni ukuvuga ngo iva hano, kameramani hari ahahagaze, ahangaha ngiye nkirimo kugenda ni salo. Iyi ni salo gusa, ni ukuvuga ngo saliva hariya ikagera hano. Salamanje ndaza kwibereka ariko urimo urandebera parafo ni gypsum. Niyo mpamvu ukwiriye kureba ino video kugira ngo unayigireho byinshi, ku buryo nawe niba ushaka kubaka muri uyu mwaka turimo rwose ushobora kubaka inzu nziza. Cyangwa se niba ushaka no kugura inzu, please iyi nzu ntigucike kuko iyi nzu irahendutse. Iyi nzu rero wambaza ngo iri kurangana. Iyi nzu iri ku giciro cya $150,000, iri hano Kicukiro mu Kagarama. Urumva yuko idahenze. Kadasitere zigeze muri za $100,000, muri za 200. Ariko iyi ngiyi ifinyoye gutya ifite design nziza. Erega nta muntu udakunda ibyiza. Burya nujya no kugura inzu ujye ubanza utembere urebe amazu ukuntu agiye atandukanye. $150,000 z'amanyarwanda rero
ino nzu ukayikukana, urabona ko ari inzu nziza cyane ukwiriye kuba ufata iya mbere ukatuvugisha tukayikugezaho. Aha, tuvuye kuri iriya salo rero byaterwa nawe, ariko ubundi ukuntu hagenwe urabona yuko hano hari amadizayini meza cyane. Hari nk'umuntu ushaka wenda gutandukanya, ashobora gushyira hano saramanje, ariko ubundi saramanje yagenewe muri iriya sayidi ya hariya. Urumva ino sayidi ya hano, kano gace ka hano niko kakabaye saramanje, kubera ko igikoni cyayo kizashyirwa hano. Urabona umwanya wacyo, cya gikoni kiri open American kitchen. Urabona yuko ari ahantu heza hameze neza. Ahangaha niho hazajyamo igikoni cyacu, bagafikisingamo utubati twiza cyane. ariko urimo urandebera iyi nzu koko, ndumva hano muri salo nahatinda bitewe n'ukuntu ari heza. Kameramana nkundire, abazumingire rwose, sinshaka ko muza gucikwa n'akantu na kamwe mutabonye iyi nzu yacu uko imeze neza. Iyi nzu rero nababwiye ko ifite ibyumba 4, dushe na tuwarete 3, ikaba ifiteho n'amanegisi mu gikari. Sinzi niba ndi bubanze kubereka mu gikari, ariko hano kuri iki gikoni cyacu aho bazagishyira hariho na storage. Niyigire hino abereke, ariko urandebera imiryango igiye iriho. Inzu yose igiye ikinzwe n'iyi miryango myiza imeze neza gutya. Ahangaha rero ni stoke y'igikoni cyacu, urabona ko ari ibintu bimeze neza, ni umuteguro. Tuvuye aho ngaho rero, reka duhite dukomezanya tuze hano ku gikari, aho dusanga naho igikari cyiza cyane kimeze neza rwose, kisanzwe sa n'uhagarara hariya mu nguni. Noneho ubereke neza, ushobora kuzamukira kuri izi esikariye ushaka gucamo ku muhanda w'inyuma. Hariyo akugi gatoya. Urabona ko rero igikoni cyacu, nako igikari cyacu gifiteho igikoni cyiza, kikagiraho akazi k'umukozi ukomeje hano hirya, n'akadushe n'agatuwarete, yewe n'imashini ishyushya amazi. Urabona yuko batigeze bayibagirwa. So reka dutangire rero twinjirane mu byumba byacu. Hari iki ngiki cyo twita icy'abashyitsi, bakibatemberezemo neza, gifite na dushe na tuwarete. Ni icyumba cyiza kigari. Iyi nzu gifite ibyumba byiza rwose bigari kandi byisanzuye. Amarangi hose ni white. Niba ukunda ibintu byiza, iyi nzu ntabwo uri buyisige tu. Ahangaha hari dushe na tuwarete imeze neza, nayo ubona ko ari nini rwose kandi ifiteho n'amakaro meza cyane. Dukomeze rero, kiriya cyumba murakibonye, ni ukuvuga ngo uno muryango niwo twinjiza mu bindi byumba byacu 3 bisigaye. Mureke duhite twinjirana, ni ukuvuga ngo urakingura gutya ukaba utangiye kujya ku byumba byacu. Iyi korodoro niyo irimo hano hari icyumba kuri ino sayidi, banza ukibanyerekere neza rwose witonze. Urabona ko ari icyumba ntareba ikaro. Cyakora uyu muntu azi gutoranya ibikoresho mu by'ukuri. Wow, ndebera itara. Urabona ko ari ibintu bisobanutse. Ukiva aho ngaho rero urasanga hano ikindi cyumba nacyo cyiza cyane, kimeze neza cyane. Amakaro ni perfect. Urabona ko ari ibintu bisa neza cyane. Tugane kuri YouTube channel yacu, narabikubwiye ndongera ndabisubiramo, nta handi uzasanga deals nk'izi ngizi. Hano rero tuhafite dushe na tuwarete, bathroom. Bino byumba 2 tuberetse bikoresha, urabona harimo amakaro meza, biri very clean. N'ahantu wagura ugahita wimuka immediately direct. Aha, urabona ko ibintu byose biteguye neza cyane. Hano rero hari umuryango usa n'uwigira hano, tubereke. Hano hari umuryango ushobora kuba wasohokeramo mu gihe utabuciye mu gikoni. Munyemerere rero duhite dukomezanya. Ni karibu muri chambre principale. Ahera henda soreza. Hano hantu ni muri chambre principale, ariko ubwo mbere muri bathroom yayo ndebera amakaro ari hano, ndumva naceceka namwe mukihera ijisho. Dufite shower nziza cyane hano, urabona ko ari za shower nziza zimeze neza. Sa n'uhagarara hano ubereka uyu mwanya wundi ushobora kuba wajyamo nka jacuzzi mu gihe waba ukunda jacuzzi. Urabona ko ari ahantu heza hanini, amatuwarete ni meza, mbese urabona ko ari ibintu biteguye neza cyane. Dukomezanye tujye noneho mu cyumba nyirizina. Abantu bakunda white, abantu bakunda ibintu bihanaguye bisa neza bikeye. Ndebe ino chambre principale ni ngari, irisanzuye. Ni chambre principale isa neza rwose, urabona ko ikeye. Hejuru dufiteho parafo nziza cyane ya gypsum imeze neza. Urabona ko iki cyumba rwose kiri perfect. Niba warasuye inzu nyinshi, iyi nzu ndabizi wigezemo nawe wayikunda. Reka nkushimire cyane wowe mpaye iminota yawe
gutemberana muri iyi nzu yacu nziza, tuvugishe rero tuyikugezeho nyamuneka. Ni imari miliyoni 150 Kicukiro mu Kagarama ku Muyange. Iyi nzu ihite ukora diru ugende wimereye neza cyane, ubundi natwe uzadushimire ko tuba twakoze akantu keza kandi nawe kagufitiye akamaro. Murakoze cyane rero, mukomeze mukore subscribe, share, like na comment kuri iyo YouTube channel yacu ya Kigali House, ubundi ibyiza biri imbere.